umutoza wayo Robertinho Goncalves do Carmo ashobora kuba afite atarasinya amasezerano yo kongerwa cyane ko yari yatoje Rayon Sport mwaka ushize w'imikino bivuga ko atarabonye amasezerano. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jean Paul Nkurunziza n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport utashoboye kuba muri izi studio kubera izindi mpamvu z'akazi aba yazindukiyemo, ariko turamufite ku murongo wa telefone kugira ngo agire ibyo clearing, agire ibyo ashyira ku murongo. Jean Paul, waramutse? Waramutse neza cyane ngabo. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye ikinyamakuru cyitwa Fan Club Akadomo Rwa gitangaza ko Robertinho ashobora kuba agiye gusubira muri Brazil kubera kutumvikana na Rayon Sport. Ese ibyo bintu byaba bimeze bite? Ese Rayon Sport iri mu yihe position kuri iki kibazo cya Robertinho? Nibyo, ikipe ya Rayon Sport ku mugoroba twari dusezewe n'umutoza Robertinho atubwira ko ashaka gusubira muri Brazil. Nta kibazo na kimwe tuzi twari dufitanye kuko twe twagiranye amasezerano y'ubwumvikane, turumvikana ndetse tunemeranya ko agiye kudutoza umwaka umwe. Hari ibyo rero twamwemereye byari bikuye muri ubwo bwumvikane, nawe atwemerera kudutoza. Cyakora ntabwo twahise tubona uko dusinya ngo twifotoze nk'uko tujya tubigenza ako kanya kubera ko Robertinho yaje atinze aza dufite umukino ukomeye twiteguraga. Twari dufite groupe y'abakinnyi bashya bisaba ko abirirwa iruhande kugira ngo abamenye kuko bitozaga mu gitondo ku mugoroba ndetse bakirirwa hamwe, byasabaga ko n'abahirirwa uwo mwanya rero kugira ngo dusinyane nawe ntabwo twigeze tubonera ku gihe. Ariko icyo navuga nuko ubwumvikane bwo bwari bwabayeho ndetse nawe arabyemera, anatubwira ko nta kibazo nta n'ikimwihutisha ahubwo agomba kubanza agakora akazi akamenyerana na groupe. Nibyo rero mwabonye biba, aradutoza tunatangaza ko twemeranije, hari ibyo twumvikanye ndetse dutoza n'umukino ubanza wa Harira. Twabonyemo resultat zitari mbi kuko twanganyije igitego kimwe kuri kimwe akiri indi minota 90, bivuze ko byari bikinashoboka ko twasezereje ikipe ya Harira. Umutoza rero yaradutunguye ku mugoroba atubwira ko adusezeye. Twebwe nka Rayon Sport nta kindi twari kurenzaho, tumaze iminsi tubyumva mu itangazamakuru nk'uko wari ubivuze. Twahise dufata umwanzuro wo kuvuga tutireka dushake plan B, dushake undi mutoza ku buryo twaziba icyuho cye mu gihe uyu nguyu yaba adusezeye. Nk'uko rero mubivuze, Robertinho yaradusezeye, ariko twe tumaze iminsi tubyumva, ariko twebwe twaganiraga umunsi ku wundi akatubwira ko ari umutoza wacu nta kibazo dufitanye. Twaje gutungurwa rero nuko adusezeye. Mu gihe adusezeye rero mu gihe nk'iki ngiki no gushaka plan B, nta kindi twakora, tugashaka uburyo twaziba icyo cyuho. Ariko nk'uko mwanabibonye twasinyishije umutoza wungirije mwiza, umutoza watozaga ikipe ikomeye, ikipe nkuru mu Rwanda Kiyovu. Umutoza rero twibwiraga ko mu gihe hari ikibazo kibaye umutoza yazajya asigarana ikipe kandi nta kibazo nta gikuba na kimwe gicitse. Nibwira ko Kirasa ari umutoza mwiza ufite groupe nk'uko Robertinho yamusanganye n'ubundi kandi nta kibazo gihari mu gihe turi gushaka undi mutoza waziba icyuho cya Robertinho. Jean Paul, ntabwo uyu mutoza witwa Kirasa yemerewe gutoza amarushanwa mpuzamahanga kuko ntabwo afite lisanse A ya CAF cyangwa se B. Bivuga ko umukino wo kwishyura ugomba gutozwa n'undi mutoza agomba kuba yabonetse. Nibyo, turacyafite iminsi 11 kugira ngo dukine umukino wo kwishyura muri Sudan. Njye navuga ko nka Rayon Sport nk'ubuyobozi nka komite ikihutirwa ari ukwicara hamwe tukareba uburyo twashaka umutoza uza ku kibikiho cya Robertinho. Kuko nawe nanabikubwiye, turi kumushaka, turi no kumutekereza burya byanze bikunze hari ahahura na B. Hari umutoza byanze bikunze uza gutangazwa vuba, ariko muri iki gihe mu myitozo no mu bindi nibwira ko umugabo bita Kirasa ari umutoza ufite CV ku buryo yabasha kuba akoresha imyitozo akazagira noneho uza kumwunganira. Ubwo bivuga ko bidasubirwaho Robertinho atakiri umutoza wa Rayon Sport. Robertinho yadusezeye rero natwe tumwemerera ubusabe bwe, atubwira ko agiye muri Brazil. Ubwo navuga ko atakiri umutoza wacu, ariko nk'uko byagiye bigaragara kenshi yagiye akunda kwivuguruza cyane. Murabyibuka yagiye yisubiraho kenshi akavuga ko dutandukanye kubera ABCD minota mikeya akongera akagaruka. Navuga ko rero
kuri we kuri twebwe Rayon Sport nta kibazo dufite, tugiye gutangira gushaka plan B, kandi nasabaga n'abariyo bose gufuza bagashyira hamwe bagakomeza kunga ubumwe. Barabizi ko iyo turi hamwe nta kijya kitunanira, bakomeze bashyigikire ubuyobozi bwa Rayon Sport buri kurwana n'ibi bibazo kugira ngo bishyire ku murongo. Hari ako warugarutseho ati ni umutoza wagiye akunda kwivuguruza, mu gihe yakwivuguruza wenda ku mugoroba akavuga ati jewe ntabwo nari nasezeye ahubwo ndashaka gutoza match ya Hilal, mwiteguye kumwakira? Nakubwiye ko twicaye nk'ubuyobozi, turi mu nama, turi gushaka uburyo twareba icyo dukora mu maguru mashya, by'umwihariko ikihutirwa no gushaka umutoza. Mu gihe twaza kuba twabonye umutoza numva nta cyamugarura kutubwira ko yisubiyemo. Asante sana Jean Paul. Ubwo mbere yuko ariko nkurekura, reka nkubaze gato no ku mukino uteganyijwe ku munsi w'ejo. Hari amakuru yo kuba Rayon Sport izakina umukino wa gicuti ku munsi w'ejo na AS Kigali. Waduha gahunda rusange y'uyu mukino? Nibyo, AS Kigali twakinnye umukino wa gicuti twitegura umukino wa Hilal, wari umukino mwiza, abantu bawubonye. Umukino w'ingufu navuga ko waduhaye igeragezwa ryiza, kwipima kwiza mbere yo gukina na Hilal. Urebye rero AS Kigali na Rayon Sport ubu ngubu nizo ziri gukora imyitozo, nizo ziri gukina, nizo navuga ziri ku rwego rwo hejuru mu Rwanda ikipe yose yakwiteguriraho. Ikipe ya Rayon Sport rero n'ubu ngubu twifuje ko twakinira kuri stade Amahoro, kuko tuzakinira kuri stade y'ibyatsi, ntabwo tuzakinira kuri tapi synthetique. Rayon Sport rero twifuje gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo kuri stade Amahoro. Nasaba bari kuzaza gukurikira uyu mukino, cyane ko rwose nta no kuhenda kurimo. Kwinjira ni amafaranga 500 hamwe hasanzwe, nibwira ko ahubwo hanahembutse kurusha imyitozo ya Rayon Sport uko dusanzwe tubizi. Navuga ko rero uyu mukino uri mu rwego rwo kwitegura no gukomeza kwitegura no kuguma mu mwuka wo guhangana n'ikipe ya Hilal. Abariyo rero nabashishikariza kuzitabira ndetse no kudakomwa mu nkokora n'isezera rya Robertinho, kuko burya Rayon Sport ni Rayon Sport ntabwo ari umutoza uyigize, ahubwo umutoza abo ari we kubera Rayon Sport. Urakoze cyane Jean Paul, mukomeze mugire imirimo myiza. Mushoboye kumenya mu by'ukuri uko ibintu bimeze ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Ntabwo Robertinho akiri umutoza wa Rayon Sport, cyane ko yamaze gusezera ku mugaragaro ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ku mpamvu ze bwite, maze akaba agiye gusubira mu gihugu cya Brazil. Rayon Sport igomba gushaka plan B, igomba gushaka undi mutoza ugomba kuba hafi ya ekipe mu mukino wo kwishyura wa El Hilal ndetse no muri saison itaha. Ubwo update yari yose yaboneka, Rayon Time izaba ya mbere kubitangaza, nkuko mwumvise ko nayo ya mbere ibitangaje ko Robertinho atakiri umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umutoza wafashije ikipe ya Rayon Sport mu mwaka yarayimazemo, yayitoje kuva mu kwezi kwa gatandatu 2018 kugera mu kwezi kwa gatandatu 2019. ashobora yafashe ikipe iri mu matsinda ya CAF Confederations Cup, arayitoza. Yayifashe ari umukino wa USM Alger i Kigali, nyuma za gutoza ubwo yari umukino wa nyuma mu mikino ibanza, aza no gutoza indi mikino 3 yo kwishyura, haba wa USM Alger i Alger, haba wa Gor Mahia, haba ndetse n'uwa Young Africans. Izo zose ashobora kurenga icyo cyiciro cy'amatsinda agera muri kimwe cya kane. Akina na Enyimba isezerera Rayon Sport ku bitego 5-0 mu mikino yombi. Biza kurangira gutyo uyu mutoza yaje kwegukana igikombe cy'agaciro bifashijwemo wari umukinnyi wa Rayon Sport Mugisha François Master watsinze APR Football Club igitego ku munota wa nyuma. Igikombe cy'agaciro kirangiye, Rayon Sport ishobora kwegukana igikombe cya shampiyona y'u Rwanda Azam Rwanda Premier League 2018-2019. Robertinho nyuma ntiyemera gukomeza gutoza ikipe ya Rayon Sport ngo ayifashe no kwegukana igikombe cy'amahoro, agiye iwabo muri Brazil, cyane ko n'amasezerano ye yaragannye ku musozo. Yongeye kugaruka rero, atoje umukino umwe wa Al Hilal, agira ibyo atumvikanaho n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. None birangiye impande zombi zitandukanye. Ntekereza ko ari umutozo kugira ibyo ashimirwa, akanifurizwa ahazaza heza cyane, nkuko kunzi wa Rayon Sport basanzwe babikorera
n'abandi batoza bagenda banyura muri iyi ekipe ikunzwe kurusha izindi mu Rwanda ndetse iri mu zikunzwe kurusha izindi hano ku mugabane wa Afrika cyangwa se mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Umutoza wundi ugomba kujya muri Rayon Sport nka plan B nkuko umuvugizi wa Rayon Sport bitubwiye aratangazwa vuba cyane kugira ngo akomeze afatanye na ekipe kwitegura umukino Al Hilal Retour. Ibyo ni bimwe. Ikindi kandi ku munsi w'ejo Alain Kirasa umutoza wungirije w'ikipe ya Rayon Sport azaba ari kuri touchline, azaba ari ku murongo wa bench aho azaba afatanya na staff technique yindi ihari, harimo umutoza witwa Kariesobura, umutoza w'abanyezamu Wellington Kariesobura ndetse na Jamal Mwiseneza. Bazatoza umukino wa gicuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali Association Sportive de Kigali. Umukino ugomba kubera kuri Stade National Amahoro i Remera. Umukino uzatangira ku isaha y'isa 9 n'igice. Uyu mukino wa gicuti uje ukurikira undi ama ekipe yombi yakinnye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 mu 2019, no kuvuga mu minsi nka 12 ishize. Ama ekipe yombi yakinnye umukino wa gicuti wo kwitegura imikino ibanza ya CAF Champions League na CAF Confederations Cup, cyane ko ariyo ma ekipe ahagarariye u Rwanda. Ama ekipe yombi atarashoboye kubona intsinzi i Kigali kuko imikino yayo yombi yabereye i Kigali yombaranganya. Rayon Sport yanganyije na Al Hilal igitego kimwe kuri kimwe, AS Kigali inganya na Kinondoni Municipal Council Football Club ubusa ku busa. Rero aya ma ekipe yombi agomba guhita kina umukino wa gicuti kuri uyu wa gatatu nyine, kuri wa kane kuri Stade National Amahoro i Remera. Kwinjira n'amafaranga 500, asigaye hose yari hadatwikiriye. Mu ntebe z'icyatsi hatwikiriye ni amafaranga 1000, muri VIP n'amafaranga 3000, mu gihe muri VVIP ari amafaranga 5000. Byo rero ngibyo ngayo makuru twari twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tugane mu cyiciro cya nyuma cy'ikiganiro cyacu cyo kwakira ibitekerezo byanyu, maze mukomeze mugende mutubwira icyo mutekereza ku cyangwa icyo mwiteze mu bihe imbere, by'umwihariko en absence ya Robertinho. Ni iki mutazamwibukiraho? Ese n'umutoza mwavugaho iki? Gusa kugera ubu ngubu ntabwo akiri umutoza wa Rayon Sport. Murakoresha nimero zacu ni 0789909005 na 0722203310. Mushobora no kutwandikira mwandiko ubutumwa bwanyu kuri wandika nimero 5000, ubundi ukandika uhera urabanza ukandika ijambo isango, ukandika ubutumwa bwawe kagohereza ku 5000. Ngabo bonjour. Papa Fresh kabisa ntarebe. Ewana ndakwemera ariko uranyemera se byadanje? Ewana bya fresh sana. Asante mzee. None se byifashe bitese umusaza? Niko fresh wowe? Ewana nanjye nta mutima wawe kabisa. Kuri rero yanjye se no bintu bizambye. Birazambye se ubwo? Umva. Tugiye kwishakira umutoza mwiza, umva. Ubwo ugomba gukubita Al Hilal hariya muri Sudani. Umva. Noneho namara kuyikubita twe twigarukire kandi tumeze neza. Robertinho nisubiraho nibazongera rwose no kumusinyisha bazamwiyorera. Allo. Amwiriwe neza Jean Paul. Banza weguka ariko ndumva akabara gatari kenshi. Oya akabaraga ndagafite. Nuko banomva ibintu biri mu gihe yacu abire no guca umuntu imbaraga ariko bigiye kugenda. Robertinho amuvugaho iki se? Okay, Robertinho ni umutoza mwiza pe. Urebye umwaka washize imikino 18 buri adatsindwa n'igikorera ku bushobozi bwe. Kandi nanone ari kugaruka, yagaragaje imbaraga nyinshi n'urukundo rwinshi byatumye agaruka muri Rayon Sport. Ntekereza rero yuko ikintu cyatumye buri yasezera. Maramutseho. Mbere kambaye ngushimiye kuri Rayon Time kugezaho. Wabyumvise ko tuba duturika turi tayari cyane? Mushwanyabuza no kubangura kamvuge kuri Robertinho. Robertinho uramutse kuntu mbyumva n'amakuru nayo maze iminsi numva hazanga. Ego. Harimo amakuru amujyana mu Mavubi. Arajya mu Ivubi? Ivubi ngiye niyo makuru mfite numva nyene atumye ibintu byose biba. Ariko naje reka twe gucika intege no umutoza Rayon Sport, abantu bose bakira amazina muri munofiye mu Rayon Sport aba umuhanga. Kubera ukuntu yivuzwe n'abantu benshi n'iki byose. Nika ngende nsabira abareyo ntago ari ntabyacitse
n'undi wese uri buze yazaza bikore neza nta kibazo ahubwo abakinnyi courage ikintu cyambere mu abayobozi begera abakinnyi courage yura mu kintu tugiye gukina cyane nibite kuri ibyo ngibyo bya Robertinho cyane yewe mwiriweho yego nabyari masaka n'estwerere mu miduha mutoza none arantunguye yego mutoza arantunguye rwose ariko buriya rero nk'abareyo urabizi natwe ntabwo tujya dukunda ibintu byo kwinginga cyane urashaka undi uragira uti nyuma ye hazaza undi yego nawe azanagenda haza undi neza abareyo ko bakomeza ari abareyo asanti murakoze cyane umukino wa Kigali uzabera kuri stade national Amahoro i Remera sasa murakoze Allo Naramutse neza ngabo Naramutseho Hello Ndakumva neza ninde tuvugana urahagana he Naramutse neza Ndakumva kabisa igitekerezo cyawe kimpe vuba vuba Yego njyewe rero reka mvuge ku mutoza Robertinho kundi nyine nagende tuzabona n'undi nawe abikore buriya regana kirasa yabikora nuko atemerewe n'akaka yabikora rwose tukazana intsinzi kuko ababigiramo uruhare cyane ni abakinnyi nibo bagomba kubyumva cyane kandi bakabikora ndacyemeranyeho nawe abakitere ni abakinnyi nibo bajya mu kibuga yagize ati good morning Ngabo Robin my best friend ati ndagukurikiye mu kiganiro kuba Robertinho yanze gukomezanya natwe nagahinda kuri twe ariko ntitwakagombye kugira ikibazo kinini kuko ubuyobozi buriho ubunge nka Fulgence Kasereka mbufitiye icyizere ko budushakira undi kandi ubereye Rayon Sport kandi ndizera ko bizagenda neza nitwa Fulgence Kasereka umufana wa Rayon Sport ndi Karuruma suhurisa my brother Nyamasheke Allo Aramutse neza Ngabo Waramutseho neza Isondo cyiza muvane bimeze bite Amahoro na amahoro Kaburimbo cangirange hano igitekerezo cyawe ni ikihe Okay igitekerezo cyanyu umutoza numva yagiye gusezera yatugejeje kuri byinshi byiza ariko akure nuko dutaye mu rugamba ntiyagomba gusezera muri ino minsi ariko nyine nakuri nka Rayon Sport nk'umuryango mugari tugomba natwe kureba ukundi twabigenza tugashaka umutoza uzaduhagararira hariya muri Sudan yagize ati mwaramutse neza Ngabo nitwa Aloise wo mu Nkomane ati gusa uko byagenda kose Robertinho nagende uko byagenda kose Robertinho nagene uko nta kundi twabigenza ahubwo dushaka undi mutoza bicare basesengure bazane undi nawe basesengure neza undi nawe atabafatirana n'ibi bibazo ugasanga Rayon Sport igumye mu gihombo naho ubundi abareyo nimuze tujye inyuma y'ikipe murakoze ndamukiriza Papa Messi na Mbabazi w'inyamata Allo bimeze bite maestro ni sawa songa mu njya Kigoma yego buriya rero Robertinho nimba we ubwe ku giti cyavuze ati ndagiye yego n'ukuri nta kibazo n'uburenganzira bwe yego ariko kandi akomeje kumva ariko nibihugo ntabwo mvuga ngo nibihamya kuko tuziko muri yatari mu abamwe amakuru y'ukuri nanjye ndavuga ibivugwa biravuga ko uriya mutoza ngashaka kujya mu Mavubi noneho ngo amashami bibesa ngo akaza muri Rayon nibihugo ariko nyine niba bivugwa hanze aho ngaho ubwo noneho ukaba ushaka kuvuga iki ubwo washaka kuvuga iki muri rusange icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo uwo ari we wese azasanga Rayon Sport kandi Rayon Sport yiteguye gukora ibishoboka byose igasezera iriya kipe yo muri Sudan Allo Naramutse neza Ngabo Naramutseho ni Kelevanya Gatovu yego Claver Ose Robertinho ni bamureka gene nyine nta kundi ahubwo bashakishe n'umutoza baje gukina umukino bafite umutoza
yitwa Kadenesi yagize ati ni Kadenesi Mugasura igiti kimwe si ishyamba papa ati kandi ibikombe dufite siwe wabitugejejeho ni bon ariko yabigizemo uruhare iyo credit bayimuhe nubwo nawe niba atifuza gukomeza gukorana na Rayon Sport tamuhagarika ati ntiwakihambira ku muntu ikipe ihoraho igahitamo umukozi buzuzanya ishake uwo bahuza. Allo yewe Mezemte fresh kabisa ninde tuvugana Aravugana na Gijimana Vedaste nibereye Kicukiro n'umukunzi warere cyane Kicukiro hagana ese hano centre kabisa centre rya Kagoma tuba tubaryana ako kantu se ari ubikazi ko centre hari abantu bahita rya Kagoma ako ni gashyashya ariko bunguye ubwenge nyine aho ngaho ni iwacu wa muntu tuba tuhametriza hose none se mbabaza ari amakuru numvishije ngo Pierrot ushobora kuba agiye kugaruka muri Rayon nibyo sha ayo makuru rero twayago hari uko amaze gusinya amasezerano ariko nyine hari gahunda ihari yo kumukoza ikintu nakubwira nk'umunyamakuru ntabwo iyo gahunda genyizi ariko icyo nakubwira nuko Kwizera Jean Pierre Pierrot ari i Burundi nta kipe afite kugera ubu rero ngo byo kuba yagaruka mu Rwanda byo nta makuru mbifiteho barakoze cyane ndakwemera cyane asante mzee halo bimeze bite muvandimwe bimeze neza gakeya harabura ikisi harabura Robertinho umwemera nk'inkimwe nawe urabizi ndamwemera byataye ntago mbize ahubwo bidusobanurira ngenda mwemera cyane ariko se biri seriye cyangwa nukumubeshyira nagagiye yarayasezeye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuki mwatubwiye yuko yasinye umwaka kuki mwabitubwiye twe tukizera ku mitima yacu nk'abareba ko Robertinho tumufite 100%. Ibintu twababwiye icyo bita kumvikana twabwiye ko Rayon Sport na Robertinho bumvikanye kandi byari byabaye none Robertinho no kunarire ku kibuga cy'indege yakemera gusubirayo yabyemera ngo mudushakire undi mutoza utari Kirasa nimba ari Kirasira Kirasa we ntago yaba umutoza mukuru kuko hari ibyangombwa tujuje bagomba gushaka umutoza mushyashya mu mwinginge Robertinho munamutumire basi dushaka umuntu uzikesitanye nimba ari Brazil azi n'igifaransa n'icyongereza byose arabizi Allo Aramutse uzamura ijwi ni mani dufashe Fenusuti abantu bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kivu yego igitekerezo gihe numva natanga Robertinho nagende zashaka undi mutoza kandi uzatugeza kuri byinshi yagize ati igitondo cyiza ngabo ni papa Rutanga Kibagabaga ati reka tureke kwita ku bya Robertinho nubwo nta wakirengagiza ibyiza yatugejejeho ahasigaye no gutegura umukino uturaje ishinga nubwo bitoroshye komite nishyire hamwe natwe nk'abakunzi ba Gikundiro tubari inyuma kandi inama ituri hafi kandi n'Imana turi hafi ati n'umutozo uzaza azabikora dukomeze twihangane muri rusa yagize ati bonjour ngabo ni Teddy so icyo navuga ku mutoza nagende kuko ntabwo ari we mwiza Rayon Sport yagize haje abatoza benshi kandi beza baragenda gusa nkatwe nk'abafana ntiducike intege nta gikuba cyacitse ahubwo dukomeze ubumwe bwacu so abayobozi bakore uko bashoboye badushakire undi mutoza kandi mwiza ati jewe nzajya mwibukira ku matsinda no muri match twakiniye i Rubavu akava mu rwambariro yambaye nimero 9 agaragaza ko nta mikino ni Ndayisenga Igasogi akoze cyane ku gitekerezo cyawe papa meze yagize ati ingabo ati yabasezeye ku neza ku bwumvikane cyangwa aragana inkiko ati ntitwifuza guhora twumva imanza ntabwo byakunda ibyo kugana inkiko kuko kugira ubu ngubu yari atarasinya amasezerano yanditse ubwo rero urumva ko ni ugutandukana na Rayon Sport ku neza kandi biroroshye papa Mesa akagira ati ko numvuze amakaritsiye menshi wigeze
w'umumotari kubera ko abantu baba bayiremera cyane turiya duce twose twa Kimironko Kanombe Kabeza Kicukiro ubusanga utwo duce umuntu atumetiriza neza nanjye uduce twa Nyamirambo ntabwo natukubwira na za Gikondo ntabwo ntuzi dukoreye byinshi tugejeje mu matsinda ya CAF Confederation ya nibyo rwose muri kimwe cya kane cya CAF Confederations Cup icyo tuzakimwibukiraho yadutwariye igikombe cya 2018 na 2019 icyo tuzabimwibukiraho ariko kandi icyo namuvugaho nk'umuntu wagiye avuga ko akunda Rayon Sport yego ntago yakagiye niba tutabanje gukinira amace ya Hilal yego kuko umunyamutima cyangwa umunyamurava ukunda ikipe ntago ahita mu kibazo ntago ahita mu magi ntabwo ahita mu kibazo kuko adutaye mu mpande ubwo rero impamvu nimvuze gutyo njya kumenya ko abantu ari abahashyi koko njya mbirebera kuri ba Jabel na ba Sefu amagambo bajyaga bavuga muri Rayon Sport ubwo rero Robertinho kugenda ko yagenda ngo nyine azagira urugendo rwiza azagira ishya n'ihirwe hazajya ibisigaye ubwo nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport barareba uburyo buri butekinge kava bitewe n'uko ikibazo gisigaye mu ikipe hanyuma dusigaye tureba dutumbera wa mugani w'abarundi ngo intumbero ubwo ibe yo gushaka uburyo twatsinda Hilal. Reka nshimire cyane abadukurikiye kuva ku isegonda rya mbere ry'iki kiganiro kugera aya magingo nitwa Ruben Ngabo ndashimira cyane Jean Paul Nkurunziza wafashije kugira ngo byose bigende bitungana kandi bigende bisobanuka ubwo rero team yose ya Rayon Time na muyobozi w'iki kiganiro Jean Lambert Gatare bose ngenda bashimira mukomeze mugire ibihe byiza.